Iyo najyaga mucurangira akumva injyana iyo ndirimbo akavuga ati ni sawa. Hari hamwe mugore mwiza ni wowe rukundo rwanjye ni wowe mukunzi wanjye hari hamwe. Bari bari kumwe na Bogisa ariya mu byuzi aribyo bari bari gukora batera n'imiti barambwira ati ninze nkurebe kwereke ibitagenda neza ubwo urabitubwira ubwo nawe ndetse ngenda mubwira ukuntu bimeze nawe ntugire ikibazo wowe gisate ibyo ni iminsi mikeya hose ugatunga nabo ndi hafi kuzajya kubasura tukareba uko bimeze ntabwo ushaka ko data azanga yanga avuga ati afite umukobwa utazi gukora ntabwo yakugaya rwose ibintu turaje tubiterere kubera ukuntu mabuja wacu ntabwo nta handi hantu mabuja wacu ni mwiza tugenda neza duhembera igihe rwose natwe tugiye kujya dukora twivuye inyuma pe undi mwiza uri umwana uri mabuja mwiza rwose ubwo rero ubwo narebye uko mumukora ndebye imitungo ukuntu aho uhagaze ubwo rero niyo mpamvu ikintu rero nkeneye ubu ngubu nagiye mbabwira urubingo ukuntu rumeze murumva babwira urutoki ukuntu rumeze urutoki ni ukurusharira mukarukorera neza mukagenda mugashaka ibyatsi mukarusasira ibyo bimparire rwose urubingo narwo mukarukorera neza mukashyiramo ifumbire ku buryo noneho ruzamuka neza ibisheke mwatangiye kubikora uko n'ubundi twari twaravuganye rwose kigera imbere ya Bogisa n'uhita mubwira ati mpavya yadushimye ariko ibintu tujye gukurikiza mugomba kwitondera ikintu mugomba kwitondera ibintu byose ifumbire kandi ifumbire nziza mugashyiramo ifumbire y'imborera n'imvaruganda muri ko nyumva duhora dutanga amafaranga yo gufumbira ibintu nk'ibyo imbere hariya yaraboze imeze neza rwose n'ugutangira yayindi mwe mwaratunze mu karunda hararuguru iriya niyo kuyizana cyane iriya ejo mu gitondo nibyo duheraho muri turi kubipanga yuko uko biri kose yuko hariya mu rubingo hose tugenda tubuza amaturu y'ifumbire rwose uko biri kose uzajya kugaruka byose byaratunze kubona ibi bisheke bibura nk'amezi nk'atatu bigasarura yego ibi ngibi byayo byeze kabaye cyate ntabwo twasarura gutyo tukiri udutoto aho twatangiye gusarura ni harya hirya mu gihe mubyiteho neza ku buryo ahantu tubigemura bizaba bimeze neza kandi nanjye ndashaka gukora uruganda rw'isukari muraho neza makuru ni meza boss arahari ya boss ni mbwa gisohoka tuvugana ubu yabageze ngubu sinzi n'inzira yaciye ariyo nimba yazamutse cyangwa nimba yamanitse okay reka muvugishe ni karibu ariko wakwica nta mpamvu yo kwicara nta mpamvu yo kwicara reka muhamagare muvugishe kuri telefone sawa sawa
mubwire ko naje nkamushaka hano. Ubajije kubyibuha urumva uzi yuko njyewe ukigera muri wahise inzobaga pe aho yari ngo watsize ku karere kawe wangireka kunakagize ahubwo ngiye kuyakubwira igihe turi kumwe gutya mba nkwegereye akwegera gutya urumva nkagufata n'akarere kanjye akuka umunezero ibyishimo biragenda byose bikakugwaho neza urumva Barisi mabuje n'abarisi nawe uhari turisanzuye nta kibazo ubu noneho ntacyazamu sinzi ntakiruka sasha kugira ngo mba nisanzuye shaho ibi bintu uba wambaye tumenya ko uri umusiramu Musiramu ese umusilamu nangushiri waba yemerewe kuba yanareba aya ku matahera tumara gukora ubukwe twakoze n'ubukwe kuko turi kubipanga muzabire bose nta kibazo ariko urugo ruba n'ibiryo ibiryo pe buriya muhajyati buriya nkurikije ukuntu mbona se nareba ukuntu usa nawe nareba zamu uru rugo ruba n'ibiryo rwose ibiryo birahaba keretse ibyo udashaka ibiryo ji ikintu kitaba cyakoza ni ikintu gihiye wara mu nzu birimo none se harimo ibyamabuje cyara kujumakera dore maje no kubyibuha kama afite ubwoba ubwiki nyine ubwoba bw'ukuntu nyine yesu we ujye uruhuka nyine uruhuke amaraso atembere neza buriya nanjye iyo naje hano mba sigara ubusirimu kazi sigara umusirimu rwose sinkwanduze numva twe twirirwa mu nkweto ibibazo biba byabaye byinshi sinkwanduze rwose uko mbona gutya rero ntugire ngo ikoma wayiti ibibazo ni positasiyo ibibazo hase bursa ko imana yaguhaye umugisha ukaba ufite n'akazi keza cya biyaga byose birahana bya bisheke na za nka zose baguhaye kubigenzura wowe waragafashe sigaye mbere ukweto rwiza ukaruhanagura aho si ibisheke urabona biba bitanamye ku muhanda byabuze n'ababikora ahubwo reka nkubwire si icyo ngira ngo uriya mugore ufite umugore do angezaho mariza se uriya narize sinzi gusa umva niba mugore ushobora kubwira uti kora iki agakora iki wongera uti inyuma akajya imbere wongera uti ijya iburyo akajya ibumoso wongera uti usanga ibintu byose biri ande zordre byose ande zordre byumva wowe waranize urumva mbese ni ukuvuga ngo we uramubwira a akumva b wamubwira c akumva d jewe rero ariko rero hagati ariko na kwaje abakara amaze gucukura niyo mpamvu mariza asigaye akubiye hari agakobwa navumbuye ahantu mbese nako nsanga kameze nk'agaturo kihishe ahantu mu gihuru badashikuje amera nk'akipfushije vuba ako niko kari kumfata neza gasokoza utwanwa nkabona itoto nkabona urukweto nkabona jini zitunganyije nkagira ngo ni icyenda uriya muturage ntabara ariko Boxer uriya muturage nubwo ari umuturage ariko rero aragukunda yaragukunda buriya nyengera mu rugo ntashye ni inkono mbi ahubwo ndabona boss ari kumpamagara oui yes
hari umuntu ndi kuvugana nawe gatoya, munyihanganire gato turavugana mu kanya. Yego. Urumva rero niwe mukire wanyu agize ngo ni patron, ahubwo nsanga ari undi muntu twari dufite mu rugo. Ndikubwira rero urumva se, urumva rero ngiye mbona Mariza nkurikije ukuntu agukunda n'ibyo bakuvuga mu rugo. Mbona wari we mugabo wa mbere ku isi yose. Wowe uzo wazajya uhora wambaye inkweto imwe, wowe ntunahinduranye, ukubitemo n'akandi gasogisi gasa n'umweru n'umukara, ukubitemo n'ak'ubururu. Ese ugeze icongo yanjye se urabona ari ikibaye. buriya rero iyo turi kumwe ndishima, ariko hakagira ikintu kimwe mba ngutekerereza. Ndashaka kuzagukura mu kazi ko mu rugo. urabona nakora akahe kazi ko? Nta muntu ungana nkawe ukora akazi ko mu rugo, birambabaza. Uzanshingira alimentation rero. Oya, n'agataro wakikora. Oya, ibi nibyo nanzi nzayakorera, nyakorere, nyagwize, nshinga akantu kanjye ku ruhande. Ayo uzayagwiza ajya uzayagwiza utarashaje. Oya, ntacyo ariko ngiye ibintu byo kwikorera agataro ntabwo nshaka. Nshaka kuzaba umusirimu nanjye, nkajya mera nka wa mubuja wanjye, mfata ishakoshi, nkambara imva. Njya ngira n'ikibazo cy'uriya musaza, ntabwo ajya gutereta buriya. Reba umajije kugura, umajije kureba uko ungana. Reba uko ungana. Ariko uza amurese ukaba tugize amahirwe. Nkajya mukura ibifaranga, kuzanira, tugahita dushinga. Cyangwa tukajya tukanayajya nanjye. Oya, twabanza tugashaka ikintu dukuze tugize imana kanereta. Najya mubeshyira nkamubeshyira. Ahubwo reka mwereke. Temereza ibifaranga. Ya furati irimo hano. Furati, cya giteleviziyo nyine kirahari. Wagitwara. Oya, ubu tuzakimurya neza. Nzamubeshyira. Njye nakikura nite Oya. Kuko uwo munsi ubwo yarerese, nahita mubwira ko umuntu yakinyibye. Kandi ubwo mvango ntabwo yanasakuza. Uru rugo rero turukiriye musheri yakiye. Turakiza pe. Niyo mpamvu ntabwo nzikorera agataro. Kare. Nishakiye umugore uzi ubwenge, uzi ubwenge. Ariko nta by'agataro. Agataro se barakakuroza, uzi ubwenge. Si we twarubimbye. Ni ukuvuga ngo rero urumva kera ntabwo njya mpfa kugenda gutyo gusa. Buriya numbonye gutya ugire ngo simbona nakuzaniye, nakuzaniye ubu ngubu shyira kano kanutu sheri, ako kanutu kabike neza. Akamika rwose. Umunsi wagiye hano hepfo ku isantere uzaguremo ikintu bita amavuta. uriya mwana rero yangezeho rwose, yaramaze gufata indi mico, ariko nzagerageza kugenda amuhanura, kandi nawe uzajya umufasha hamwe no gusenga, uzajye nawe umuhanura rwose. kumusengera ntabwo mugenda amusengera pe. nta kundi twabigenza, ariko wenda bizajya bigenda neza. ese kuriya mama w'umugore yameze gute? nta kibazo cyo yari afite, ariko musaza wanjye rwose nta kibazo yari afite. ariko buriya abaye ari tukamwicaza wenda nawe ukamuhanura nyine, wenda nanjye ngashya ako njya wampinga cyane ko waduka adukumpinga, ariko nyine tukamuhana twese turi kumwe, yanahinduka wenda nawe wamenya. Azahinduka kubera yuko biriya bitewe no kwiheba kubera wenyine, ko rwose nta kibazo yari afite, na mama we rwose ari umugore wa musaza wanjye, kandi nta kibazo yari afite. ese no mu muryango nyine mu muryango uko ubuwanyu nimba nta muntu wigeze yitwara kuriya, ubwo kwa mama wiwe harimo ikibazo. nta kibazo gihari, yagiye yandura nyuma, nyine urumva kuba mu buzima bwe bwa wenyine, nyuma nyine baza kuza yari asa nkaho yihebye. niyo mpamvu ubona akora ibintu nkamwihorera bimwe na bimwe, kubera ko nzi ko afite ikibazo afite ihungabana. niyo mpamvu ntajya nkunda kugenda mubwira ibintu bituma ukomeza guhungabana cyane. Babose ntabwo gutegereje ahangaha kugeza ubwo nanasezera kuri uyu muryango wacu. Ntegereje hanze se. Ariko urebye ndakuzi, ariko nashakaga bose wawe, bose wa mugabo utwara mu modokari. kubera yuko biriya bitewe no kwiheba kubera wenyine, ko rwose nta kibazo yari afite, na mama we rwose ari umugore wa musaza wanjye, kandi nta kibazo yari afite.
ubwo rero tuzajya tubifata uko biri ameze nk'ufite ihungabana no kujya umuba hafi anamusengera bifasha n'ukuri njya musengera kuko ngiye ku rusengero nk'ari ubu njyana izo ngiye kuryama niba nari sengesho rwose bwangu kuko kenshi ndyama atari yazana kuko Imana nyine muri ndenda nashaka aze mu gitondo akaza ameze neza tuzajya tubifata uko biri gusa nawe ujye umuba hafi ibintu biriho rwose ariko buriya gusa nyine nako kana nawe nzagushakira mukuru Ariane wanjye arampagije Ariane arampagije ngo mwabona icyo mwihera sinabona icyo mwasubiza iki gikapu sinabona iki gikapu kirimo bwo n'ubu ureba neza n'inkweto ndangije n'ubu ndarurangije mu kanya barayanyishyura bari banyisandara yego Kigali muri bagiye guhita bankubita kibiri 2000 bagiye guhita bankubita ubwo se urumva Ariane yabura cyangwa nawe yabona wayaniye ko iyo nkweto imeze nka nuza wigeze usoma Bibiliya ntagatifu yera ndetse na Korowani ngo umugabo wese agomba kurya yishya kuya wese nimba birimo kwiba kuya cyeka yabyigiye rero twarabyihanaguye none se ngo abanza se nyine urashaka igisheke se ko ndi representant legal w'ibisheke urabona bizi n'ubundi mukire yagwaye igishanga cyose naza guhinga bitatu ntacyo ahubwo se boxer nta kintu ujya umvugira kuri uyu mukire wanyu ahubwo uranyibukije sha hari ukuntu urimo ngutekerezaho ariko ubwo bwenge bwawe ufite rwose ibi bintu byo kudoda inkweto bivemo nyine aka ni agasohoka Imana iba yafukuye umva ariko nawe urabizi ngiye gukora iyo bwabaga ubundi ngushakira akazi sha ngushakira akazi ni cy'inshuti noneho rero urumva umara icyo nagushakiraga nyamukuru ujye uncungira iyo ujye umubitira akajisho hariya mu rugo nyine nk'aho ari ntamundi shari hapi iyo umuntu ari agasheke wanywa gusubira ku murongo gifite akamaro mu mubiri erega baranabyigisha buriya kanyibutsa kera nkiga kaminuza bajya batubwira ngo umuntu ari igisheke cyangwa pome ubwenge busubira ku murongo biranga impamvu nabaga uwa mbere yego mbere mu mbaraga z'igisheke niyo mpamvu ntazatatira icyaro ntabwo nzayitatira ari ibyo rero abana bo mu cyaro bose baba ba mbere niba ari urashaka kanguhe agasheke kanira nta kiraryoha cyanyishe uzi humura ikikakwica umugore mwiza ese sheri buriya nubwo ndebe gasheke yo nkariye kangurirwamo neza siko ntari igisheke rimwe na rimwe ntanibuka yuko nize kaminuza nkaba nicaye bityo nakazi ariko iyo nkiriye nkiremeka ndibuka ndabyibuka pe se koko twakabaye tubaye muri ubu buzima koko waba uri mwiriwe muraho neza Mari umereye ni amahoro ashaka umugore w'amafaranga amubonye sheri karasa neza sha ni karibu ndiba hafi Mari amakuru ni meza turaho byemeye mwe kama sina mukongora cyane oya muhereza cya kindi umushyitsi rega akabari akamwa aka nawe nubwo kamuhereza kimwasa reka oya no gusaranganya mama iyo amavi y'abakorodoni yabakaze sigira bebe akanga kazana ntekera umwana bose ndacyagira amenyo kira ngo hanyanyaza baganga bayamasemo bebe bayazerere bebe yumva ari gukina ukuntu warazahindutse ivumbi ngo mama ya mbonye ahantu yarari ngo mama yari yakubikiye agashegesha akira ugiye gukina n'abandi bana nta kibazo abantu bakuru tube tuganira ako uvame mwe mumeze mutese turaho buriya rero n'ubu ngo iyo ndimo n'igisheke simvugahuga wanjye akunda igisheke ntabibonye nakunzwe kaba kaje akunda igisheke buriya yakiriye n'ibiryo yabimwima ariko akirira reka mbabwire Marisa karama zabaze bogisa buriya yanyize inyuma iyo nashakaga gutsinda neza ibizami
mubwira se muzamuze nkamutangira itama nkaho wakunze ukishima kuvuga umugabo wa mugani nkawe nazenza amarira mu maso bimeze gutya umva nawe kandi ubwo ntumvira ese noneho tugize gutya tukajya dusibira noneho akagenda amafi agasaza akamera akazana ibintu bimeze nk'imikaka ubwo abakiriya bazava ariko wemera ko ndishoboje abizi rwose patro kuki utumva ibyo mubwira ndabyumva twe ahubwo papa hari ikindi kinanye ndi kubona